ngo nagusanze wigaragura mwivata nta ukunyuramo nta ukureba ariko ndakubwiye ngo haguruka ubeho ariko maniko Imana yadukuye hameze gute ni habi cyane haleluya gusubira inyuma sinshobora akatsindwa baho nabi ari kuri mu Mana burare uraburara uyu munsi ukuri ejo uzarya amena sibyo ushaka kubwirirwa ijoro ukarya nta mutima ducira urubanza haleluya Imana ifite imbaraga ufite amahoro mu mutima maniko Imana ibeshaho twongeye kubashimira bakunzi ba Kiza Claude TV aho murereye hose abari mu Rwanda muri Amerika muri Canada mu bihugu by'Abarabu abantu bose impande zose z'isi ndabashuhuje bifuza amahoro y'Imana aho murereye hose nukuri abantu bafite ibibazo abarwaye mwihangane nukuri Imana irahari kandi Imana no gutabara nkuko mubibona rero kuri kamera Kiza Claude TV dufite umutumirwa nukuri tugiye kumwakira ubu muri tuganire Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe amakuru ni meza ibabwiye dukurikiye ese urinde uri muntu ki ese uri mama ese uri umukobwa tukomeza ikiganiro ndababwira nta kibazo Yesu ashimwe amena muraho neza kambibwire nitwa Sanike ndi umumama mushima Imana yego Kacyiru yego ndi umukristo yego nubaha Imana amena Yannick yes umeze neza bana wambaye neza ufite Bibiliya mu ntoki gitabo cy'indirimbo nukuri Imana mu ijuru ni gumugisha Yani abantu batakuzi ese wakijijwe ryari ese uri umudamu byagenze gute kugira ngo ukizwe ese wakira agakiza ryari ese bimeze bite byana dukurikiye kuno bimeze nakira agakiza kiraho mikoro ngiye nakira agakiza 2014 yego na 14 wa byagenze gute duhugamye gatoya ubundi tukunze ikiganiro ukuntu nakira agakiza ngewe n'ubundi kuva na kera ndi umwana muto nakundaga gusenga yego noneho nkajya ndirimba muri korari kwa kundi nyine korari y'abana nyine utazi ibyo urimo ariko wumva ngo uri muri korari ugiye kurepeta adepere hari Remera yego urayizana ndahabona rwose hari adepere ndende kabisa ngera gutya mikoro utoya so numva ko nakuze n'ubundi na nkunda gusenga numva nkunze ibintu by'Imana ibintu nk'ibyo rero by'ubwana byaje kuvaho nawe urabizi kwiga ukajya mu masegonderi ukajya uhindura imyitwarire bitewe n'abandi bana mugenda muhura b'abanyamujyi b'ikigare nawe tukiri aho ngaho wagize kujya mu kigare cy'urubyiruko wari inkumi wari umumama wari umukobwa nkize kujya mu kigare cy'urubyiruko nta nyiri umukobwa no kujya mu kigare birakomeza rero njya mu kigare cyabana basimu nyine nabo baba mu nyamujyi nawe urabizi nakunze kwanda akana k'akanyamujyi ndi kubibona rwose umukobwa usa neza nuko rero kuntu ngewe naje gukizwa noneho wenda navuga ngo nakoze n'ibyaha nyine burya umuntu akizwa yego ibyo yakoze sibyo bavuga ariko noneho ibingibi ndabiretse ndabona nta nyungu ndabona nta njyana ndabona nta vision ndabona nta nyanjyana nta vision avuga nta gaciro reka mbivemo nikurikira umwami Yesu nkurikira umwami Yesu rero amena umwami Yesu kuno namubonye nari ndushye ndemerewe amena mu by'ukuri sinababwira ngo sinanyweye n'inzoga yego yebura nanyweye n'inzoga yego wanyweye inzoga warasambanye wakoze ibintu byose nyine waribwira ngo narasambanye n'ibiki nta kibazo sibyo nta kibazo nese sindi umugore ariko Yesu yakugirira umugore ariko Yesu agira neza akuvana muri ibyo byose akakubatura akabigukuramo akagucisha bugufiya ko nukuri haleluya Yesu rero yabinkuyemo uyu mugabo niyo mpamvu nzamugumaho nzamunambaho nzamwirahira bantu tuma ndababwira Imana ni nziza Yesu ni mwiza ariko uzi umuntu wakubambiwe nukuri bakamumanika ku giti azira wowe
azira ibyaha byawe yankuyeyo rero arambatura ankura mu businzi bwari bwarambase nukuri nanywaga inzoga ego ubu n'ubuhamya mwana umuntu abavugaho yavuye kitwe satani story tumumwazi kwamamaza satani ngewe ntabwo ndi kwamamaza satani kuko satani agira abantu abakoroni aragukoroneza neza yego ukagenda ugasanga abaye imbata ye akagukoroneza bya ariko ndashima umwami Yesu wankuye mu bubata bwa satani anzaniwe anshyira mu rugo rwe ni nkaho yankuye mu kindi gihugu anshyira mu kindi gihugu nibyo twankuye mu gihugu cy'umwijima niko bahita iri Dubai kwa oh haleluya aho ibibi byibeye igihe tuvana arangije ankurayo anshyira mu mucyo ajya tujijura hari igihugu cy'umucyo we kirahari rwose hari igihugu ahantu unezerwa ahantu unyurwa ahantu umutima wawe yego mama niko ntago bisanzwe Yesu uramwakiriye rero nuko urakorera imukura Imana sinakubwira ufite abana bangaye mfite abana bane ufite umugabo nta mugabo mfite umugabo wawe ni Yesu mugabo wanjye ni Yesu amen niko ndumva ntago byoroshye nigize nagusuye iwawe nakubonye nabonye rwose umeze neza umudamu ushima Imana uvuga ati nibitazaza Imana izabikora ariko nagize ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza hano ku biganiro umuntu wese yaza kugusa akagira amatsiko nabonye ufite abana batatu kubimbwiye 3 bane kubimbwiye ariko nabonye nk'umwana umwe w'umumetisi umwana w'umuzungu ese waduha uhamye gato kuri umwana w'umuzungu ese bimeze biti kuri mikoro uriya mwana w'umuzungu ndumva ugize amatsiko yego ndafite numva kumenya ndi umunyarwanda so nahuye n'umuzungu turishimirana sibyo ntangije havamo nyine no kubyara uriya mwana yego ko rero urumva ko nta mwana n'umunyamugisha nta kibazo hari ikindi ushaka kumbaza kuri icyo nakubaza ko tukiri aho ngaho ko umwana w'umugabo w'umuzungu se uwo mugabo yabazi ko umwana hari yaba aramubonye yaba ahari bimeze bitubwiye nta kibazo rwose wisanze tuganirize kuko bifashe mbese birafasha abantu icyo nakubwira cyo uriya mugabo ntago arabizi kuko amafoto yagiye ayabona arabizi ko ufite umwana rero yaje kuva aho yakoraga aragenda ajya hanze iyo ngiyo niho ari gukorera yego arimo arakora muri Vietnam yego Capella Hotel mujya muvugana aya ntago ari ibya cyane cyangwa se navuga ngo ni igihe kitaranagera ariko kwandikira nabwo twarandikiranye n'amafoto y'umutwara yamwoherereje nta kintu aradusubiza imyaka ingahe yose iciye azi ko ukeka ko azi ko afite umwana ese iyo ubwiye umuntu ati binibi we urumva ni umuntu mukuru nawe byanga bikunze yarabyumvise ni izihe ngaruka abakobwa bakunda guhura nazo mu gihe babatuye bamada n'abanyamahanga abana b'abakobwa rero ingaruka n'abanyamahanga yego none turi ubu ngubu n'abanyarwanda n'ibibazo ariko noneho abanyamahanga twibanda ku banyamahanga navuga urukundo rubaho urukundo rubaho navuga yuko umuntu yajya gukundana n'umuntu yabanje kubitekerezaho hatari ugupfa guhubuka kuko hari abanyamahanga benshi rwose babyarana n'abantu ugasanga bageze mu bihugu byabo bongere guhindukira niyo mpamvu rero umuntu agomba kubanza gutekereza neza akabyigaho si byo ngiye gukora ni ibiki se ingaruka yabyo izavamo iyihe ushaka kubikora uvuga ati mbyaranye n'umuzungu ndakize mpinduwe n'amateka ko tuzi ko abazungu ari abakire wowe ni kuba wiyumvamo ako kanya cyangwa se mu bitekerezo byawe ni kuba utekereza ariko ntabwo ariko biba bimeze yego kuko ntabwo uzi iki kizavamo kindi yego arya ajya kubaza uriya mwana ati papa ari hehe uriya mwana ajya abimbaza none se yarabimbaza kuko arakuze nkamwihanganisha nkamubwira humura papa rwose nta kibazo kuko ntabwo yapfuye arahari azaza byanga bikunze hari igihe yaza cyangwa se ntazazazirega Imana ibeshaho Imana ibeshaho ica n'izindi nzira
cyane rwose ushaka kudakora muri papa we wamubyaye Imana igakora no mu bushobozi bwa kanaka hariya Imana ikagira iki ikora muri izo nzira zindi. Iyo umwana muri kumubona ari umuzungu cyangwa se afite imisatsi myiza kuri myiza ari umuzungu we wumva bimeze bite se urishima cyane cyangwa n'ubundi busanzwe uvuga uti byanga byakunda rikado y'Imana nibwo umugabo ataza cyangwa se simubone nta kibazo wumva bimeze bite? Mpamvu se icya mbere cyo mpfa kuba naramenye Imana. Yego amen. Yanzi kuwiteka ashoboye ibintu byose. Azaza. Ari hejuru y'ibintu byose. Ari hejuru ya mugabo wanze umwana. Sibyo? Yego. Ari hejuru y'ibi byose tubona. Rero iyo ufite kwizera muri wowe nkuko rya jambo rivuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka. Uwiteka nakamubera ibyiringiro. Nukuri. Ko azahwana n'igiti gitewe hafi y'umugezi. Gishore imizimu gihora n'itoto. Sibyo? Nibyo. Ubwo rero nukuri ndakubwira yuko umwana azabaho rwose ntugire ubwoba kubwura mwana azabaho azigasoma umetisi. Baba mwana azimana hari dupfa kuba uwo upfa kuba wizeye. Niba nizeye ko Imana ishoboye byose se ndajya kwizera umugabo wanze umwana kubera hari Imana. Wumva ko wamutsaje akavuga ati mu mwana mutware wumva umuhereza cyo mikoro aho ngaho haba imbaraga z'Imana nta gisubizo mfite. Yego ntabwo byoroshye kuko waravutse umurera biragoranye ibintu nk'ibyo. Namubonye ndishima cyane umwana uzi Kinyarwanda kandi mubonye mu muhanda n'umuzungu umwana mwiza cyane. Mama Niko tuganiriza ku by'ijambo ry'Imana gatoya mata nk'itanu ubundi tugaruke mu kiganiro cyase ku ndirimbo uko bishaka kumwe kuyobora. Ijambo ry'Imana ritubeshaho. Burya ijambo ry'Imana ni ryiza. Iki gitabo kirimo amagambo meza kuyobora neza cyangwa akanahumuriza n'umutima wawe. Amen. Burya nugera mu kibazo uzafata ibibiri ugenda ureba umurongo uzumva uhumetse na ya mitwaro yose uzumva na cya kibazo gikemutse kigihari ariko uzumva gikemutse uko babikwita kwizera. Iyo wizeye ko Imana ishoboye byose biragushoboza. Amen. Rero tuvuge ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo tugaburire rero. Ikintu rero nkundira ijambo. Kanze mbagaburire rwose. Fata mikoro gutya ariko. Ijambo rirahumuriza. Yego. Ijambo ritumunesha ry'Imana. Burya nugira ikibazo nabwira n'umuntu wese udukurikiye. Ugira ikibazo urwaye bona bikome bitoroshye. Zavuga ariko mfite igitabo hano kabyibuze ndeba ahantu nsoma haho tuma umutima wanjye wongeye ugarutsemo ibyiringo byaruhura. Twagiye mu ijambo ry'Imana tubumbura igitabo mu gutegeka kwa kabiri ibice 28 guhera ku murongo wa mbere. Dusomere nta kibazo. Twagiye nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe uzagira umugisha mu mudugudu uzawugira no mu mirimo. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 4 hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo uzagira umugisha mu majya no mu maza. Twagiye ku murongo wa 7 Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanga niye baguhunge baciye mu nzira ndwi. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana. Cyo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. 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 Imana iko Imana igumugisha. Abantu badukurikiye rero nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe babwire ko uzagira umugisha n'ukuri mu majya no mu mazi ibyo uzakora byose. Amen. Haleluya. Amen. Nasanze Imana ariyo ya mbere. Haleluya. Uzagira umugisha. Uko niko kuri. Ariko uzi kumva ngo umugisha. Hari abantu bazi ko kugira umugisha
ari ukuba ufite itaje n'ukuri cyangwa se ugenda muri Range Rover cyangwa Land Cruiser dore ko nyikunda zira modoka ndazikunda Range Rover Land Cruiser Imana izaziguye ndizeye Imana izayima cyane rwose komeza ari abantu rero bazi ko kugira umugisha ari ubutunzi rekada niko kuri babwire ubutunzi tubwire Maniko nibyo kugira umugisha ni gute komeza uzabanza ugira urukundo yego numara kugira urukundo muri wowe ukunda abantu kuko byanga bikunze ushaka gukunda umuntu nawe akagukunda situvuze ko ari abantu badahemuka ushaka gukunda umuntu akaguhemukira kandi wamukunze yego ariko wowe uzakiranuke yego uzagira umugisha haleluya uzagira umugisha Imana itanga umugisha ikindi iyo yagusezeranyije ubugingo korode Imana ntabwo yagusezeranyije ubugingo yo yabumpayo kabyara icyo nicyo cyambere kinezeza umutima ihora imgandiza buri munsi ko Imana yansezeranyije ubugingo n'ukuri ubugingo buhoraho niko buhora nta umva ibyisi byose si ibyacu turabisiga hano mu isi ntabwo ari iwacu turabacumbitsi turabagenzi iwacu ni mu ijuru umva haleluya bana na mugenzi wawe amahoro n'ukuri nakugirira neza it's okay rwose sibyo nakugirira nabi nabwo nta kibazo yego wowe kiranuka muri byose mu gato na kanini umva uturutse iburyo n'ibumoso Maniko koko niko kuri rwose icyambere kubana n'Imana nasanze ari byo bintu bitanga amahoro amen nasanze ari byo bintu bitanga amahoro yega ndabizi babwire nge ndabizi nabibonye rwose abantu dukurikiye nabo barabizi n'ukuri wabuze amahoro ndakwinginze wowe gira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'amategeko yayo Imana izakugira neza hari ibintu byinshi byakugoye uragenda ukiherera ukarira kuko ukiheba ukiganyira ariko Uwiteka Imana wenyine niwe uzakemura icyo kibazo cyawe ko nagiye mpura n'ibibazo byinshi nkareba uwo naganyira nkamubura nkagenda nkatera ivi mbere y'igitanda sibyo ariko Imana narayibonye Imana nayibonye ndwaye bikomeye abantu babona ko ndi uwo gupfa ariko rero icyo abantu bareba si Imana ireba haleluya uko niko kuri abantu babonaga ko ngiye gupfa ariko Imana ikabona ko igiturengera we ari ryo byajambo ngo nagusanze wigaragura mu ivata nawe ukunyuramo nawe ukureba ariko ndakubwiye ngo haguruka ubeho ariko Maniko Imana yadukuye hameze gute ni habi cyane haleluya gusubira inyuma sinshobora akatsindwa baho nabi ariko uri mu Mana burare uraburara uyu munsi ukuri ejo uzarya amena sibyo ushaka kubwirirwa ijoro ukarya nta mutima ducira urubanza haleluya Imana ifite imbaraga ufite amahoro mu mutima Imana ibeshaho icyambere ni amahoro amahoro yo mu mutima haleluya je nasanze Imana ari Imana ambwira abantu n'ukuri twebwe twumvira Uwiteka Imana ugendere ku mategeko yayo uyubahe ugira urukundo ukunde mugenzi wawe nagukunda nta kibazo nakwanga nabwo wowe kiranuka Imana izakubeshaho hari undi murongo ujye umfasha mu Bakorino 13 ku murongo wa 6 n'ukuri nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti yego Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki ntacyo wabyumvise nose nugira urukundo ukamukunda akaguhemukira uzamutinya sibyo se kandi kiri Maniko nkunganiye aho ngaho ntago dukorera abantu twebwe oya ntago dukorera badushime cyangwa ngo tubanezeze dukorera Imana yonyine haba ufasha umuntu nubwo wamufasha akaguhemukira nubwo wamukunda akakwanga dukorera Imana ntago dukorera abantu haleluya none se ko Imana itareba nk'abantu iko niko kuri Imana yitegereza mu mutima n'ukuri aho niho wowe ureba house amasura ireba umuntu areba ubwiza umuntu akareba amasura umuntu akareba iki akakugereza kuko uri mwiza ukaba wakuvuga ngo ufite umuntu ukomeye cyane mu Maniko rwose uciye ku ruhande utaburambuye neza wabonye umugabo w'umuzungu wambaye ko uzaba uciye mu modoka yawe wari kuzaba uciye muri Amerika ntabwo wagiyeyo wabuze ko bizagera ntabwo byabaye hari impamvu yabyo ubibona abakobwa baba batingeze ashaka umuzungu cyangwa se nzagira gukina gutyo bamaso bakabahangira ku bazungu ntabwo birakwiriye Maniko ngira aho hantu rwose hamya Yesu
kuki yakwiringira umuntu wenda nkaba nari nzi yuko nzaba ndi muri Amerika kandi wabitekereje naranabitekereje rwose shyiraho mikoro ni handi dutekereza hafi sibyo ubwo uko nabitekerezaga siko byagenda ariko wayiciraga bategewe umutungo w'umuzungu twabyaranye nkamufitiye umwana nzajya i Burayi kandi ntabwo byabaye inzira z'Imana zirenga iki zirenze igihumbi hari impamvu rero katuvuga Imana twabonye Imana mwiza oya ariko tugomba kuvuga Imana kuko hari ahantu yadukuye nose niba naratekerezaga ngo nzaba ndi muri Amerika igihe kitaragera ariko igihe kizagera njyeyo urira indege nge muri Amerika amena wenda ngiye gukora ibyiza harabura batagiye gukora ibyiza ariko nge ngiye kiragiye yagiye ngiye kuvuga ubutumwa amen Imana yankuye amen mamiriza Imana nukuri kuko ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe we uzagira umugisha niko kuri yego urubyaro ruturuka mu nda yawe uzagira umugisha aho uhinga uzakora aho uhinga aho utuye ucuruza ariko icyo ukozeho we haleluya ndafashijwe Imana ifashwa Yesu nashimye gufashwa nabyo nibyo bumamo Mana igira neza Mana ni umukozi w'umuhanga nge ntacyo nayishinze Mana ikunda abantu bayo kandi nkabwira umuntu urwaye ngo yihangane Imana irahari ikiza Imana irahari ikiza ndongeye mbisubiyemo ngo mbwiye umuntu urwaye uburwayi abona ko byarayoberanye yagiye kwa muganga byarayoberanye cyangwa se ari no kwa muganga abaganga baravuye ariko byaranze ariko namubwira ngo hari Imana iyo niyo nabonye we haleluya amen niyo nabonye rwose nibyo iyo niyo Mana tuzakorera mu buzima bwacu bwo rega ni nyinshi yezo Mana ni nyinshi ariko hari Imana nyamana sibyo mumaniko nibyo ndakwinginze erekeza umutima wawe ku Mana amena urababaye pe ni byinshi bikugoye urareba nta gisubizo ariko erekeza umutima wawe ku Mana kandi Imana izakugira neza izaguha amahoro izaguha umugisha izagutura iyo mitwaro umura aho ababyeyi batabaye Imana irahari arega aho umugabo wawe atabaye Imana irahari niko kuri kandi wa mugabo naho umugore atabaye Imana irahari cyane muhumure Yesu ari ku ngoma yarayiruhiye yarayirwaniye yarayitsindiye ndamuhamiriza yarayitsindiye yego niyo mpamvu turi amahoro sha maniko kiganiro kiraryoshye amasaha make de unsanzwe ugiye mu mindi mirimo ugiye gusenga reka dusoze ikiganiro none aha ngaha ubutaha tuzakora umunsi wundi tuvuga Imana uduhana burambuye neza nagisigaye ubundi dukora Imana yacu niyo yaduhamagaye tuzayikorera haba ku manywa haba ninjoro haba imvura igwa dukorera Imana haba n'izuba ryavuye tuzakorera Imana uri tayari Imana uyikorera utavuga ngo ndahaza mama niko Imana uyikorera waba ushonje waba uhaze korera Imana yego Imana ntago ari mugenzi wawe wowe yemerere gusa amategeko yayo yubaye ikikubwira ugikore ntusuzugura Imana ndashaka kugiye kino ubwira abadamu babyanye n'abazungu abagabo bakaba baragiye bakaba barimo bihebye umva ko mu buzima bwarangiye akacika intege urumwe byabayeho kandi uri humeze neza nta kazi ufite nta 12 kandi Imana iragutunze gikiri babwira kuko barari beshe bagenzi bawe siba hari mu ndiko Yesu ambeshejeho ariko barahari baramaze gutya siba hari gikiri batangariza babwira mudusoze ikiganiro uniki komeza tuvuge dusoze tuzakomeza ubutaha ngiye kubabwira mwebwe mwabyaranye n'abazungu bakagenda bakababura cyangwa se mukabanaho hari nabo babanyeho baragenda barabata nabwira mwihangane mu ijuru hari Imana haleluya n'abagabo bagaba birabura nabyo bose bari wese nanjye uriya mugabo wanjye ni umukire rwose afite n'amafaranga yego afite n'amafaranga pe twakabaye tubayeho neza umwana yakaba yiga ahantu heza na Green Hills yakaba yahiga rwose nkurikije ubushobozi bwe afite ariko icyo nakubwira wowe nanjye uko nabitekerezaga siko byagenze ariko buriya ni igihe kitaragera ariko wenda igihe kizagera kuko gusenga bikingura ibyo yifunze yego gusenga bikingura hafunze kuko nararebye mbona kwirwanira ntacyo bimaze tuza shyira umutima hamwe Imana irahari izakurwanira izakubesherezaho umwana yego icyo nicyo mbanje kukubwira vana amaso kuri uriya ngo ni umudage vana amaso kuri uriya ngo ni umunyamerika vana amaso kuri uriya ngo ni umusuwisi reka
wowe hanga amaso Uwiteka azakugira neza. Ariko ntago navaho ntashimiye umuntu wangiriye neza. Mushimire. Ahangaha n'abantu bakoze Imana bazajya bakantaganda. Imana yo mu ijuru nkushimiye imbere y'abantu barimo baritegereza bose. Nutari kubira bari bubibone. Ariko Sofia Mukanagana ndagushimiye. Dushime. Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, azakugirire neza. Ikiri ku mutima wawe azagikore kuko wangire neza, undihirira umwana ishuri, materinera arayirangiza, azi gusoma no kwandika. Sofia wangiriye neza, Imana izagumugisha mu impande zose. Kazi ukora mu bana bawe n'umutware wawe hirya no hino, humura kandi byiza biri imbere. Ndagushimye pe, mbikuye ku mutima wanjye, ndagushimye n'Imana ibyumve. Ikindi ndagushimiye Mama Kigeni muri Amerika, we n'umugabo wawe. Mama Kigeni wangiriye neza, buriya wangiriye neza, wavuye muri Amerika utanzi, uraza uramenya bitewe na Arisa nawe ndagushimye cyane. Hari ikintu wankoreye gikora ku mutima wanjye ntazigera nibagirwa. Arisa, Mama Kigeni n'umutware wawe ndabashimiye, murakoze. Imana ibahe umugisha, mwumvire Uwiteka Imana, mwitondera amategeko ye, mugendere mu ijambo rye uko riri, azabagirira neza. Haleluya. Mama niko nshaka kujya amashimwe yo gushima, ariko nanjye nzajya umunsi tuzabitegura neza, tuvuye umunsi wo gushima, dushima Imana. Ngiye bwakwira bugacya nshimye Imana, nshimye abantu, nshimye iki tuzabiteguraho. Reka dusenga Imana kugiye kugenda, ujye mu murimo wawe ugiye kuvuga butumwa, ugiye gusenga ahantu, ubundi ubutaha unshakira umwanya uze tuvuga Imana, tuyibyinire, tuvuga ibyadukoreye. Haleluya. Ubundi Satani akorwe n'isoni, amwarwe. Ega Imana igira neza. Amen. Wowe uzahamiriza Imana yawe kandi uzagira isoni zo cyane. Haleluya. Wowe usumba amahanga yose, wowe cyitegererezo cy'abagutegereje. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro kubw'iki kiganiro twari turimo. Amen. Mana y'icyubahiro, abazakireba Mana ndakwinginze bazafashwe, kuko byanga bikunze harimo ibizabafasha. Yego Mana nziza, Mana yera, komeza kurambura ukuboko ku bwoko bwawe, komeza kurambura ukuboko kwawe Abanyarwanda bari hanze y'igihugu cyacu, muri Amerika no hirya ku isi. Urambura ukuboko kwawe ku Banyarwanda, Mana ubarindireyo kandi ubahe n'umugisha. Nyakubahwa Imana Nyiringabo, reka ukomeze kurinda igihugu cyacu, igihugu cyacu kirinde umwanzi. Ukuri mu izina rya Yesu Kristo, turinde Yesu, mu mbaraga zawe Mana nibyo ziri hejuru y'izindi mbaraga, uturwanirire. Bayobozi b'igihugu cyacu ndabasengeye, mbashinganishije mu kiganza cyawe. Haleluya. Mu nzego zo hasi kugeza mu nzego zo hejuru, Mana turasenze tubikuye ku ndiba y'umutima, nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo Uwiteka abera mwiza abamutegereza bose. Natwe tugutegereje twihanganye, komeze kubana natwe no kutugirira neza. Ni mu izina ryawe tubisabye twizeye twiringiye, amen. Amen. Bakunzi ba Kiza Cloud TV rero murereye hose, nukuri ndabashimiye nk'umudahwema kubana mu biganiro tubagezaho, mukora share, comment, like n'ibindi. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha uyu mama tuzanye dusubire kwihuta. Bye bye. Ciao ciao, turabakunda. Imana ikomeze barinde.